Ndagusuhuje wowe unteze amatwi muri aka kanya. Urasuhuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza taliki ya 31 Nyakanga. Taliki ya 31 Nyakanga duhimbaza Mutagatifu Ignace de Loyola, Mutagatifu Germain, umwepiskopi wa Auxerre mu Bufaransa, wabayeho mu kinyejana cya 5. Akaba na Mutagatifu Emmanuel Le Van Pung, wahowe Imana aciye umutwe muri Vietnam mu mwaka w'1859. Ngiye kubabwira ku buzima bwa Mutagatifu Ignace de Loyola. Ni mu kanya. Mutagatifu Ignace de Loyola yavukiye muri Espagne mu mwaka w'1491. Avuka ari umuhererezi mu bana 13. Ise yifuzaga ko yazaba umusaserdoti, nuko amutoza ubukristu kuva akiri muto. Nyamara Ignace we akaba yarabyirukanye amatwara yo kuzaba umusirikare. Ignace mu buto bwe yabanje kuba mu ngabo z'umwami w'icyo gihugu. Bivuga ko muri icyo gihe yibagiwe iby'ubukristo yari yaratojwe akiri umwana, ahubwo arangarira mu kwihesha icyubahiro n'amaraha y'isi no kubaho neza nk'urungano rwe rwo muri icyo gihe. Ignace yaje gukomerekera bikomeye ku rugamba aho bita Ipamplona. Arazahara cyane yenda gupfa kugeza ubwo bamuhaye n'amasakaramentu ya nyuma. Ariko kandi Ignace agashavuzwa cyane nuko yari intwari, none akaba aryamye ntacyo ashoboye. Ariko rero Imana igeze iwayo aho ishaka, itamucishije aho we yateganyaga. Muri ubwo burwayi bwe Ignace yaje gushaka gusoma ibitabo byerekeye ubutwari bwa gisirikare n'amarere yabo. Muri iyo nzu yari aryamyemo habonekaga ibitabo 2 bidahuje n'ibyifuzo bye. Hari icyitwa ubuzima bwa Kristo, hakaba n'imibereho y'abatagatifu. Ignace yari afite umutima wakira ukuri, nuko ibitabo arabisoma, arabisubira, ageza ubwo yumva ko Kristo ashobora kumubera umutware uruta abandi. Nyuma yasanze kandi ko ingero z'imibereho y'abatagatifu zirimo ubutwari burenze ubwo yaraniraga mu ntambara z'isi. Ignace aho akiriye yahagurukanye ubwitange busumbye ubwo yari afite mu gisirikare, ashaka kwiha Kristo wese. Nuko yiyemeza kujya Yerusalemu ngo ahigire kuba ingabo ya Kristo Yezu. Nibwo ahisemo gutwara ibendera ry'umusaraba wa Kristo aho gutwara ibendera ry'abami b'isi. Nyuma yaje kwiga teolojiya, ahabwa n'ubupadiri. Ignace niwe washinze umuryango abantu benshi bazi w'abaYésuites, afatanyije na bagenzi be bakurikizaga inama ze, maze biyemeza kubaho bigisha ijambo ry'Imana no kurwanira ishema rya kiliziya yayo. Niyo mpamvu mu masezerano abaYésuites bakora ni nk'ay'abandi biyeguriye Imana, ariko bo bakongeraho isezerano ryo kubaha Papa. Ni muri icyo gihe kandi kubera ko mu myaka bashinzwemo ari nabwo Kiliziya Gatolika yari ihanganye n'ivuka ry'abaprotestani, bahakanaga ubutegetsi bwa Papa n'izindi nyigisho za Kiliziya. Mutagatifu Ignace de Loyola wari umusirikare ukomeye w'umwami,
yiyemeje kuba ingabo y'intwari ya Kristo. Umwete yahoranye muri ako kazi awukuba inshuro nyinshi kubera ishyaka ry'ingoma ya Kristo. Ni indwanyi irwanirira icyubahiro cy'Imana n'icya Kiliziya. Intego ya Ignace de Loyola ikurikizwa na n'ubu n'abo mu muryango w'abayezuiti iri mu Kilatini, ikaba ivuga ngo ad maiorem Dei gloriam, bishatse kuvuga mu Kinyarwanda ngo kubera ikuzo ry'Imana. Ignace ni umutagatifu wiyemeje gukorera Imana nta kunusura, nta kwirondereza, ahubwo akimarayo wese. Yumvise neza ko ivanjiri ari nk'imari y'agaciro gakomeye umuntu avumbura, maze akagurisha ibindi byose kugira ngo ayitunge. Ignace de Loyola yunga mu rya Pawulo mutagatifu ati, ibyo byose byampeshaga agaciro nasanze ari igihombo kubera Kristo, ndetse nsanga ko ibintu byose ari igihombo ubigereranyije n'icyiza gisumba byose, ari cyo umwami wanjye Yezu Kristo. Kubera we nemeye guhara byose no kubyita umwanda kugira ngo nunguke Kristo. Ignace de Loyola yatabarutse ku itariki ya 31 Nyakanga mu mwaka wa 1556 afite imyaka 65. Apfa amaze guha umuryango w'abayezuiti amatwara yo kumenya guhuza iyogezabutumwa n'igihe gihagije cyo gusenga bigomba kuranga intore ya Kristo. Ignace de Loyola azwiho kandi nanone umwiherero umara ukwezi bita retraite ignatienne. Mutagatifu Ignace de Loyola niwe wahimbye isengesho abakristo bavuga iyo bamaze guhazwa, isengesho ryitwa Roho wa Yezu untunganye. Iryo sengesho rigira riti: Roho wa Yezu untunganye, mubiri wa Yezu nyirokorere, maraso ya Yezu unsabemo, mazi yavuye mu rubavu rwa Yezu unyuhagira ibyaha, ububabare bwa Yezu unkomeze, Yezu nyiribambe unyiteho, umpishe mu bikomere byawe, ntuzareke ntandukana nawe, urandinde umwanzi gica, umunsi napfuye uzampamagare, untenyeke kuza iwawe, ngusingize iteka hamwe n'abatagatifu bose. Umunsi mwiza ku bitwa ba Ignace de Loyola, Germain na ba Emmanuel. Umunsi mwiza kandi by'umwihariko ku bari mu muryango w'abayezuiti. Namwe mwese kandi mugire umunsi mwiza, naho ubutaha mwari kumwe na Padiri Janvier.